uyu munsi ku mugabane wa Afurika virusi itera sida iri mu bihugu byose, ariko kandi nanone harahagaragara umwihariko cyane kuri uyu mugabane wa Afurika, aho usanga ibyo bihugu cyane cyane byo muri Afurika y'Amajyepfo bifite ubwandu uri ku gipimo cyo hejuru, ndetse kandi bunakomeza kuzamuka uko imyaka yicuma. Ubu bwanda kenshi bunatizwa umurindi n'imico idasanzwe igaragara muri icyo gice cy'Amajyepfo ya Afurika. Iki gice cy'Amajyepfo ya Afurika cyane cyane mu mico gakondo yaho igaragara mu moko atandukanye agituye, usanga ngo nta mupaka munini ukunda kuba mu bijyanye n'ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina mu moko menshi mu bihugu nka Zimbabwe, Zambia, Botswana, Namibia ndetse na Afurika y'Epfo, tutibagiwe za Lesotho na Swaziland. Gusanga ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina ari nk'ubuzima busanzwe, ndetse abantu babikuriramo nta rutangira, nta byo gutinya indwara, ahubwo ngo ari ibintu basa naho bahaye umugisha, aho babikora kuva mu myaka y'ubugimbi, ababyeyi babizi banabyemera hagati y'abana ndetse batabibonamo ikibazo gikomeye. Ni umuco nyine, kandi umuco ngo akenshi usanga ariwo shingiro ry'ubuzima bwa buri munsi. Muri Afurika y'Amajyepfo ibijyanye n'ubusambanyi ngo bidafatwa nk'icyaha na gato. Uyu munsi nk'igihugu cya Namibia gifite hagati y'impuzandengo iri hagati ya 11 na 14 by'abaturage bose bafite ubwandu bwa virusi itera sida, naho igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo ntikiri kure y'aho ngaho, kuko nabo ni hagati ya 12 na 14% by'abaturage bose bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Reka dufate urugero rwa bumwe mu bwoko bufite imico idasanzwe muri Afurika y'Epfo, ubu nishobora cyane kuganisha ku kwandura virusi itera sida byoroshye. Hari ubwoko bwitwa Himba tribe, cyangwa se ni ubwoko bw'Abahimba. Abahimba batuye mu bihugu nyine bya Afurika y'Epfo ndetse na Namibia, babagendagenda muri icyo gice gisa n'igifite ubutayu, aho batuye nyine ari naho bashakira ubuzima bwa buri munsi. Tubere kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru themirror.co.uk cyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubu bwoko bw'Abahimba babwise ngo nibwo bwoko buzi kwakira abashyitsi kurusha ubundi ku isi, mu gihe hirya no hino usanga abantu bavuga ko hari ibidasangirwa. Tukumva abantu benshi bicanye bamwe bashinjanye yuko basanze abagore babo cyangwa se abagabo babo baca inyuma baryamanye n'abandi bantu nyine batari abo bashakanye. Ibi ngo ntabwo ari ikibazo na gato kuri ubwoko bw'Abahimba, ahubwo ngo ni umuco mwiza wo kwakira abashyitsi. Kuba umugabo yamenya yuko bagize umushyitsi w'umugabo, akibwiriza agasohoka mu nzu iwe akajya kurara mu kindi cyumba cyangwa se mu yindi nzu, agasiga umugore we n'uwo mugabo, akareka bakarana nk'umugore n'umugabo mu rwego rwo kumwakira no kumwereka yuko bamwishimiye. Ibyo gufuha no kwikorera abo bashakanye aba ngo ntabyo bagira. Ubwoko bw'Abahimba ni ubwoko kiba mu buryo bwa gakondo cyane. Ubwoko bufite abanyamuryango ubu ngubu bagera ku 50,000, ubundi babita Himba cyangwa se Ovahimba. Ngo mu bushakashatsi bwakozwe ngo bwagaragaje yuko byibura mu ngo zigera kuri 70% zo mu bwoko bw'Abahimba ngo bafite umwana uba atari uwa nyir'urugo. Bivuze yuko nyine muri abantu bagenda bakira bakabimira ndetse no kurana n'abagore babo mu rwego rwo kubereka ko babakiriye no kubaha ikaze. Abenshi basigaye banatinda muri izo ngo, umwana akazavuka nyine agakurira muri urwo rugo, ariko ugasanga atari uwa nyir'urugo. Ibi kuri bo ngo ntacyo bibatwaye, ntibisanzwe mu rurimi rwabo gakondo nyine runakoreshwa aho muri icyo gice cya Afurika y'Amajyepfo. Kuko umugabo yakwemera ku bushake ndetse nta n'ubimubwirije akareka umugore we akararana n'umushyitsi mu rwego rwo kumwakira no kumuha ikaze, byitwa okujepisa omukazendu, cyangwa se kurekera umugore wawe nyine akararana n'umushyitsi amwakira. Ngo usanga ari umugabo wo mu bwoko bw'Abahimba byibura afite abagore babiri. Bivuze yuko iyo wamusuye ukarara mu rugo rumwe, nawe ajya kurara mu rundi, cyangwa se ngiyo afite umugore umwe ajya kurara mu kindi cyumba cy'inzu, cyangwa se yaba adafite indi nzu akaba yarara hanze abacungiye umutekano mu gihe wowe uraranye n'umugore we. Ni imico idasanzwe ikigaragara cyane cyane mu bwoko bw'Abanyafurika batitaye cyane ku mpinduka zazanywe n'ubukoloni. Aba Bahimba ngo ntibigeze na rimwe bita ku byo gukolonizwa cyangwa se kujyana n'iterambere rigezweho kuva ku mwaduko w'abazungu b'abakoloni baturutse mu burengerazuba bw'isi. Wumvise umuco wabo aka kanya wihani iwacu cyangwa se uri ahandi muri Afurika hageze iryo terambere rikomoka mu burengerazuba bw'isi, abenshi babatokesha bakabatuka bakavuga yuko ari bibi, ariko nyamara nyine niwo muco wabo kandi bo ntacyo bibatwaye. Muri ubu bwoko bw'Abahimba abagore ngo usanga bafite inshingano nyinshi, cyane cyane izijyanye no kwita ku rugo. Harimo ibijyanye no gushaka ubwatsi bw'amatungo, gukomeza kwita ku isuku y'urugo, ariho basiga ingwa mu mazu yabo, guteka ndetse no kwita ku bana. Gusa muri ubu bwoko nanone ngo ibijyanye no gutandukana k'umugabo n'umugore ngo ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Ngo bashobora kubyuka mu gitondo bakabivugana buri wese akajya iwabo, cyane ko nta n'amategeko bagira bahambiranya ngo yabahana mu gihe bakoze ibijyanye no gutandukana. Ngo bari ubwumvikane ku bana, barabyuka mu gitondo byose bakabisesa, buri wese akajya gukomeza ubuzima bwe. Umwe mu bagabo mu bwoko bw'Abahimba yitwa Owen Katapalo, ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya BBC. Uyu Owen Katapalo, umwe mu bateye imbere muri icyo gice cy'iwabo, avuga yuko umuco wabo ari kimwe mu bintu bituma muri ubwoko bwabo bw'Abahimba hakigaragaramo ubwandu bwa virusi itera sida nyinshi, kuko ngo muri abo bagabo baza kurara iwabo bakabakiriza abagore barimo n'abafite ubwandu bwa virusi itera sida, bagasiga nyine bakongesha icyo cyaro. Uyu munsi mu bwoko bw'Abahimba virusi itera sida iri hejuru cyane cyane mu bagore, aho byibura abagore 13% bose bafite virusi itera sida. Ni mu gihe abagabo bo bari ku gipimo cy'9.5 bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Iyi mico iri muri Afurika y'Epfo unasanga mu moko atandukanye yo kudashyira
umupaka mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bikomeza gutuma nyine abaturage bo muri ibyo bice bandura cyane. Urugero nanone nko muri Afurika y'Epfo mu bwoko bw'abasosa bari no mu bagize abaturage benshi muri icyo gihugu ngo usanga batita cyane ku guhisha ibice by'ibanga by'igice cyo hejuru cyane cyane by'umugore, ngo bajya bajyana n'ibirori by'abakobwa b'abangavu bajya kubyina bambaye ubusa hejuru, bituma nyine abasore bamaze kumenya ibijyanye n'imico y'irari yo mu burengerazuba bw'isi bahita bararukira gukora imibonano mpuzabitsina, nabo bikarangira nyine ubwandu bwa virusi itera sida bukomeje kuzamuka muri icyo gihugu. Agahugu umuco akandi wako ni ibintu bidasanzwe bikigaragara ku isi, wowe ubyumvise ukabijyanya n'iby'iwanyu wakumirwa ukifata ku munwa, nyamara nyine ibyo bintu birahari. Ubwo rero uyu munsi nugera muri Afurika y'Amajyepfo cyane cyane mu bwoko bw'abahimba ukuma bavuze ukujepisa umukazendu, ubwo uzamenye ko bagiye kuguha umugore nyine wundi mugabo muza kurarana kandi ukarara muri urwo rugo rwabo, umugabo akakubererekera akajya mu rundi rugo. Uramutse ubyanze kandi nabwo ngo bifatwa nk'agasuzuguro ndetse no gupfobya umuco wabo. Ubwo bisaba yuko niba ujyayo ujyayo urutaha, kuko uramutse ushatse kurara bakagucumbikira kaba kabaye ntibisanzwe.